ntabwo ari byo numva nyabandi umunsi ku wundi jewe ndamubona kumenya ko Kristo ari muri twebwe nibwo buzima amahoro adashira atareba kuri konte atareba ngo habuze urukingo habuze iki ari muri Kristo twebwe abari kure nta byiringiro ubu turabawe kubw'imbabazi zawe yes twizere ko mukomeje kugubwa neza n'ikiganiro The Gospel Turn Up Show niyo ndimo nziza cyane ariko nk'uko twabibabwiye abatumirwa bahageze kandi nuba ndi excited so excited. Welcome our people. Thank you. Bila bintu twumvaga reka tubihereho kwanza. We love you. We love you. We love you. Oh, we love you. We love you. Urumva nta kintu wakongeraho. My bro, you're welcome. Thank you so much. Thank you for blessing us for years and years. Amen. Glory to God. Yeah. Bakwitande turukahe ko batakuzi bake. So Turimo tubibwira like the 2% basigaye. You know 98% already know you. So. Okay, nitwa Rene Patrick. Abandi umusore ushima Imana wabuze bwa kabiri. Why are you smiling though? What? Okay, so wabuze bwa kabiri kunda korera Imana mu buryo bwo kuririmba n'ubundi buryo bwose bushoboka. Yeah. Okay. And we're with someone looking good. Beautiful. Like beauty and full. Complete. Who is you? Tell us. Okay, me is Rachel. Is you is Rachel. Going is Rachel. I want to say, Shando karabukaro English. Glory to God. Mama who now? Mama Mayela. So tube turese ibindi byose. Now we're with Mama. Mayela. Yubahwe. Yes. Ma bro. Antuka vraiment minafurahi sana kuona. Ibwire. Okay, amazina ni Kalisa Kenneth. Navutse bwa kabiri ndi umwana w'Imana kandi ndabyishimiye. Ukabura iki se cyane? Ushima Kristo. Ari ku isoko. Anyways, these people nubwo wibwiye twabragaga tuvuga those 2% ariko kuko bisa nkaho kwa we know many people know you and you've been blessing people for a long time. Cyane and I'm not excited about this session. It's not just because you have what I have also in my heart, which is worship. Yeah. So what does worship mean to you guys? Oh man. What does worship mean? Since we start with ladies first, or start Shanga say ladies first. Worship to me. Can we kwegereza mikoro? Yeah. Well, worship to me like kuramya. Jay and kuramya Imana mbanza nyashiri like upon my heart na Imana ndajoyese. Banje ndameze naho ndinje nyine ndanje nako mbandira abantu. All alone. Deep in the kugamana. I'm here wherever you meet bashima banuze amashimwe ntabwo mbande umuntu banagiye worship kuri nje I don't know how to explain it. It's something personal. Yes, it's very personal. Yeah. Jenny Imana twatura handi hantu kunumibona nuko hagati yanjye nayo wala tubirana urukundo tutari. It's too much. So by meze naho I'm all alone. Ntawundi ndeba nishandira imbena nishaka ndira neza. So mubiziranya. Thank you. Kenneth. Worship according to me ni ingano n'uburyo Imana maze kwisobanukirwa so far ntibijyanye no kuririmba gusa ko it's my lifestyle n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. So kuramya ni ikintu
fata nk'ari ikintu kuko ni ikintu kidasanzwe already ngo sibyo no ngo nagifata nk'ikintu kidasanzwe already ni ikintu kidasanzwe kuko uramya Imana bitewe n'ingano n'ubusobanuro n'uburyo ugezeho uyisobanukirwa kandi nanone bikajyana n'imibanire yawe hagati yawe nayo kuko harabayibonye nka Jehovah Shammah, harabayibonye nka Jehovah Sabaoth, harabayibonye nka El Shaddai, so buri wese afite uko yayibonye, nanjye mfite uko nayibonye. Nagushira amazina bro. Yeah, anyways, ana mazina y'Imana ko wenda shoko watabizi hari Jehovah Jireh bivuze is a provider, no providing nyine tu. Icyo ni irongera ko yeah, anyways ndashaka dufata umwanya cause amajwi yanyu ntago twapfusha ubusa kamwe si just yeah ngira iki ndakibaza Rene Patrick usiko kuna abantu bajya bavuga ngo none yagiye mu mwuka ukumva undakabaza se undi yari yavuye ubyumva gute ni concept idafatwa neza kubera ko hari abantu batekereza ko kujya mu mwuka no gufunga amaso ari kuba wa donc usa nkaho wabikomeje cyane wikomeje n'ibindi bitandukanye ariko buriya umwuka w'umuntu nabonye definition yayo ni realm umuntu atabona na ahantu umuntu adashobora kubona bivuze ngo bisaba ko umuntu agira access kuri iyo ngiyo uburyo bwo kugira ngo imyuka yacu ibe mizima byaciye muri Kristo jambo Imana yavuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu ariko aje ahindura imyuka yacu mizima so access yacu y'umwuka ni igihe umuntu wawe w'imbere jambo Imana yavuga ngo twahinduye umwe na Kristo twahinduye umwuka umwe na Kristo so ni igihe wirengagiza ibitekerezo byawe amarangamutima yawe ukwinjira muri wa muntu wavutse ubwa kabiri noneho ugahita utangira ku exploring ni nacyo naringiye kuvuga about worship ni igihe ni uburyo bwa intimacy hagati yanjye n'Imana aho ubumwe bwanjye n'Imana ubwo exploring niyo mpamvu ari sinini niyo mpamvu ari si yagutse nuko ni ikintu kibamo imbere si ikintu uhumiriza kuko ushobora guhumiriza uri gutekereza mu rugo utekereza ibiryo utekereza n'ibindi ariko kujya mu mwuka ni kujya mu mwuka si ikintu ntujyayo ngo uveyo hari ikintu uvuze neza ngo ngese wagiyeyo wavuye wari wagiyeho ubundi wavagayo so ni ibintu biva mu gusabane bwawe n'Imana ubumwe ufitanye n'Imana warangiza exploring ubugari bwabyo ukimenya ukamenya n'Imana abandi kera ba Isaiah nabandi bajyaga babikora ari hanze akavuga ngo uziyamara gupfa ngo yabonye Imana atangira kwimenya ariko noneho Imana muri kumwe mwabaye umwe so ni exploration y'umuntu wawe w'imbere yes Voilà ça va kutwumva muri kumva ko ibintu biri kujya deep yongiyo anyways ndashaka gufata music break gatoya hanyuma twatangiye igihe show yatangiye kugeza n'ubu twe tukiramya Imana umwuka twe turimo turacyabarimo voilà yeah and then tugaruka nyine turariko ndashaka kwaza kano kantu Kenneth ari mu bantu bamuzi nyine barabizi Kenneth umuntu waje arabaza ngo kusubundi nko muri worshipinga tubaza mumeze mumva like mwageze he cause hari ukuntu ngira ngo tuba tusanga turi seriye cyane byatari twafunza amasura tuba duteye ubwoba simbizi how to express it man urya ibijumba nk'abandi urya ibishimbo nk'abandi ayo napasa cause ngira ngo arya bareba nk'umuntu akagira ngo babicemo nk'ibice hari those ones hakaba na us yeah umuntu uramya Imana ni umuntu usanzwe bimeze gute bro ngira ngo nawe uri mu bantu iyo bakure bari imbere tuba tumufasha buri muntu banza yageze tu ijambo ry'Imana rivuga ngo nyamara abamwizeye bose abamwemeye bose akizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana so buri muntu wese ufite iyo seed ufite iyo DNA y'ubumana muri we n'umuramyi by nature so kuramya ni ikintu wowe ubwawe uhitamo ni nko kuvuga ngo kuba nagiye gukora muri parliament binsaba first of all biransaba kuba ndi umunyarwanda okay so kuramya Imana biransaba yuko njye ubwanjye ufite iyo DNA y'ubumana muri jewe nothing identity questions suko ndi umuririmbyi suko ndi umubyinnyi suko ndi igiki just kuba mfite iyo DNA so mu magambo make ni kuba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe as simple as that so rero kuri babandi hari abantu njya mbona feeling nabi ngo ngiyo nkamwe tujya tubona feeling comfortable kuramya Imana amazing nk'umukhafa don't feel bad about that ahuri
turafata umwanya turamya Imana ukuri n'ubuntu yaryamye kabisa ufite ka telecommande kawe enjoy it and just kuba warakiriye so nk'umwami n'umukiza wawe uri mu identity yawe fixed nkuko arimo aratubwiye seka tujyane kuri a small musical break hanyuma nitugaruka agiye gushya koko the gospel turn up show and I'm still here with our beloved guests Rachel, Kenneth, Rene Patrick. Jere nje kwimera nk'abandi sinjya beating at the bush nje kwisabira indirimbo ko rwose nayivuze amajwi yanjye ntabwo turi yafushe ubuso uyu munsi ndashaka indirimbo itwara nkunda ariko mereka tunayiririmba undi yavuye he bon iriya ndirimbo ni indirimbo navuga ko nubuhamya bw'igihe kinini kuko sinavuga ngo nayanditse muri iki gihe ndibuka ko yaje muri 2013 ndi kuva muri practice mu nzira rwose chorus gukiraza ariko urebye muri iyo season because hari abantu bavuga ngo nayanditse mbabaye ngize gute ariko muri iyo season yari ibihe byo kwishakisha no kumenya uko ubuzima bumeze kandi nkabona Imana igenda providing mu buryo bw'igitangaza iza gutya atari kuba nicaye ndandika muri 2013 gutyo so ni navuga ngo ni a reflection y'ubuzima bwanjye ukuntu bwari bumeze muri kiraje so yavukiye kuri street wigenda straight sonatibe kabisa hari hafi yes na sonatibe yuba yeah it is wenda tukagumya tunayivuga reka tugakozemo gake kamene kwa kundi nyine tu arankunda kanda nyitayeho umusikundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umusikundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umusikundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umusikundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umusikundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umusikundi njyewe ndamubona niwe nshuti yanjye Sing, brother. Yayindi ndutira isindi iyo mutabaje ntareka kunyumva abana nanjye mu bihe byiza ndetse n'ibibi umunsi ku wundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Rachel, testify. anyitaho mu bihe byose aranaye umutima wanjye awuhumuriza awuzuza
ntabasha gusobanura umunsi ku wundi njyewe ndamubona niwe nshuti yanjye yayindi ndutira izindi ntiyigeze ansiga cyangwa rwantererane ntabwo ari amabwire cyangwa ibyo numvise bavuga umunsi kundi jewe ndamubona. Eddie, testify, brother. Testify. Niwe nshuti yanjye Sing, sir. yayindi ndutira izindi Yes. iyo mutabaje ntareka kunyumva naramubonye mu bihe byiza ndetse n'ibibi umunsi ku wundi jyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jyewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi umunsi ku wundi jyewe ndamubona. What about this one? You've done so much for me. I cannot tell it all. Narekelemo. If I had 10,000 times, still won't be enough. Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Bless you, my people. Bless you too. Usinuvuga tutarekera. Anyway, simbizi Rachel ikintu kikurimo cyose kiri kubita. Ari byose ntago cyabura. Mushaka unara kure. Ndaza no gusaba indirimbo ngiye ha indirimbo yakoranye n'umukozi w'Imana mbonye. Iyo ndirimbo ntago yaducika. Kumbe ni wowe. Niwe niho ndi bajya bavuga. So nayo subirema. Okay. Nukuru mutima wanje urabyemeza wera niwe hari impamvu igenera guca bugufi ntaririmba indirimbo zishimwe wankomeje umutima ucitse intege wumvise gusenga kw'ijwi mutima wanjye urabyemeza byemeza wera ni wowe
bless you so much. Amen. Bless you Kenneth, too. kansome no message. Hello Eddie, this is Bagorozi Robert from Kanombe. Thanks for showing. Thanks for the show. It's really amazing. God bless you. Have a blessed weekend. Bless you. Oh my goodness. Messages Rene turamukunda binini cyane. No Rachel ngo soprano irarenze. Nanjye ndabyemeza pe ibintu ndi kumvira hano nanjye sinzi. Kenneth azi gutoza ngo make cyane aba backers. Shano kuri pe natwe turamuba master. Yes. kabisa. Brothers. Thank you so much. Anyways, message on is in the summer. Yeah. Let's talk about Rachel. Bimeze gute mperuka hari ndi baro araduhaye nziza cyane wenda baza gushaka ku bahanga bw'ibyuma. Bimeze gute? Se Anaela ni Anaela? Anela? Maela. Yeah. Maela dutwaye umuhanzi byagenze. Nabanje kubyara. Nabanje gushaka. Nabanje gukundana. Voilà. Ndashaka. Ndatwita. Ndabyara. Naje wa mugabo. Ubu waje none. Yes. That's amazing. Seve mani renze yanjye kure n'uwawe ruco yes. Now hanyuma yaho noneho. Yewe ngarukanye imyuka mishya. Iriya myuka ubu ngubu none ni Pompage. So abantu bitege soprano Rachel. Okay, so you have some new products. What's yes, niyo gahunda. I want to start again. But biriya bisa nkaho I was joking cyane nari ndi mu bintu ntarajyamo neza. But now I'm determined, I'm calm. Narakuze. Hagati bya bindi bya kera. Yes. Fite abantu bandi inyuma. Umugabo ndi inyuma gutyo uri kumpushinga so. Unaje guys. Shout out to Chief yitwa Chef. Yes, shout out to yes. Kenneth. Yes, ndakabati byose ndabivugira hano. Coach. Kura nimbo nushe muri studio ndayirindire. Bimeze gute? Well, inacyari gukorwaho neza nisohoka ndabizeza neza yuko muzanyurwa neza pe. Iyo pe ikizeho Haryari se abarimu baritonda buriya. Ntago bipfa gusohoka gutyo. Okay, ubwo nayimbarije hano ngo nkaryari ubwo none tube patient. Mutegereze. Patience. Yes. Okay. Patrick. Wowe noneho amadeni. So hari projet nyinshi. Hari byinshi bigenda byitambikamo bamwe babyita ngo ni imvune z'abahanzi. Ntago ari ibintu babyoroshye ariko hari ama projet ari kuza bitarenze impera z'uko itangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Yes. Tariki reka mbwira abantu tariki 6 hazasohoka tariki 6 z'ukwa gatanu hazasohoka indirimbo yitwa Arankunda. Twakore muri Kigali Arena live recording. So irasohoka 6 z'ukwa gatanu. Awesome. I'm excited. Looking forward to n'izindi ziza nyuma. We're looking forward to those projects and ndimo ndarindiye cyane Kenneth. Rachel. Yes, she's coming. Anyways, it is amasaha ni kwa kunda barimo aragenda. Kadusha nyine agashingura cyumu. Hanyuma akundi nyine tu iminota yagiye. Yes. So since niki kikurumye niki kibari ku mutima. Cyane n'indirimbo z'ibyiringiro. Ni ibihe bitoroshe yaba ari ibyo ducamo nk'igihugu byo kwibuka ariko none n'igihe isi ibuze ibyiringiro. Aho ubwenge bw'abantu bwananiwe ari bya covid n'ibindi byose economy zaguye. Rero twe nk'itorero dukeneye gutanga ibyiringiro abantu bakuze. Rero so nta kindi nta message dutanga aho tugiye hose no kuvuga ngo muri Kristo hari ibyiringiro. Hari amahoro jambo y'abantu arenze. It's a passes understanding kuyasobanura ntabwo bashaka kuyasobanura. So ayo mahoro arahari niyo tuvuga. Hari indirimbo nkunda y'abakozi b'Imana ivuga ngo ayimpano Imana Kristo wanguza maraso yawe ni
niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye ndamahoro. Tutarayikomeza reka mvuga iki kintu, indirimbo irangiye avuga ngo Kristo nuwanjye ndamahoro, you know, amahoro mazima. Hari n'undi muntu bari imbere avuga ngo nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kumenya ibyo, kubimenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Duwiwe nawe nuwanjye, azi mwizina, aranzi nanjye ndamuzi. Kumenya ibyo ngibyo, kubimenya nibwo buzima, oh, fisama hora dashira. Message niyo ngiyo, kumenya ibyo ngibyo, kumenya ko Kristo ari muri twebwe nibwo buzima. Amahoro adashira, atareba kuri konte, atareba ngo habuze urukingo, habuze iki, ari muri Kristo. Kumenya ibyo nibwo buzima, dufite amahoro adashira. Kenneth, in this 1 minute sigaranye cyangwa ibiri, yeah? Yes. I want to say something and just pray for someone out there. Yes. Kuko I mean, the world is real. Yego ibikome biba bihari bisa nkaho biri real maso yacu, ariko so is our God. Yeah, ko atari igifunyika. Our God is real. He's real. Yeah? He's So real. I want you to say, look at that camera, say something to someone, and also just minister to them. 1 minute or 2 minutes. reka duhuze umutima hamwe Yes, dusengere yes, hamwe. yes. Data tuguhaye icyubahiro, Yes, tuguhaye Father. icyubahiro ko uri mwiza, tugushimiye Yes, ko hano Father, muri icyubahiro studio turi cyose. kumwe Ni wowe ndetse n'abari nyiracyo. kudukurikirana ku ma TVs n'ahandi hose. Mwami Yesu Kristo turi kumwe Yes, nawe, Lord. Yes, twizeye neza yuko Mwami tutaranavuga hari ibyo wari watangiye Yes, gukora, hari Lord. umurimo wari Yes, watangiye Lord. gukora, Yes, Lord. kandi Yes, twizeye neza yuko hari byinshi ugiye gukora data. Yes, Twatuye ubuzima kuri buri muntu wese wumvaga nta byiringiro, Yes, twatuye yes, ubuzima yes, kuri yes, buri yes. muntu wese wabonaga nta cyerekezo cy'ejo hazaza. Yes, Twatuye kubaho kuri buri wese aho ari, ibyo ari gucamo byose, ari abarwaje kwa muganga, Yes. ari abo birukanye mu kazi, buri wese iri si ryo herezo. Waravuze Yes, ngo yes, yes. nzi imigambi nifuza kubagirira Yes, ni ni myiza myiza. si mibi. Yes. Mwami Yesu Kristo, twiteguye kubona ibyiza, twiteguye kubona ibidasanzwe. Yes, Lord. Twatuye ubuzima ndetse no ku gihugu n'abayobozi, ndetse nk'amwe n'abayobozi bose ba authentique, Yes. n'abanyamakuru bose. Yes, Ukomeze yes, ubahe yes, umugisha, yes. ubagurira imbago, ukomeze wigaragaze. Yes, Lord. Data, ukomeze ube ibendera ry'agakiza kacu, ukomeze ube ibendera ryo kwera kwacu no gukiranuka, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro byawe kuva ubu n'iteka ryose. Amen. 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 Thank you so much. Pleasure. Thank you for having Woo, us. ladies and gentlemen, amasaha ntakundi, but thank you so much, Rene Patrick. Pleasure. Great show na Kenneth, aka the #1 vocal trainer. Yes, yes. Yeah. Anyways, nakundi nikakunda amasaha nyine abayagize gusa ni buri kwa gatandatu guhera saa 8 kugeza saa 10. The Gospel Turn Up Show muri kumwe nanjye Eddie Mico hamwe na The Martin, ariko ndumva twagenda dukoza akarimbo kamwe konyine hanyu, ariko tubatara akarimbo bakiri kugatekereza. Dushimira abantu bari ku buhanga bw'ibyuma, turashimira Kate kuri kamera, turashimira programs manager Jado ukora akazi keza cyane, turashimira our director, oh my bro Tempra, Imana igumugisha my bro. Oh, good brothers and a sister. Give us one. Twirengagije ibicumuro byacu kubw'imbabazi zawe, uratwiyegereza twebwe abari kure, nta byiringiro ubu turabawe kubw'imbabazi zawe. Wirengagije ibicumuro byacu
bwacu kubw'imbabazi zawe uratwiyegereza twebwe abari kure nta byiringiro ubu turabawe kubw'imbabazi zawe The gospel turn up shana ubutaha. Imana ikomeze duhana umugisha. Ciao ciao.